umwaka umwe ugizwe n'iminsi 365 ku bantu bakorera umushahara wa buri kwezi. Iyo minsi 365, iminsi 12 muri yo nibwo bahabwa amafaranga. Bahabwa amafaranga umunsi umwe mu kwezi. Uwo munsi umwe mu kwezi baherwaho amafaranga. Uwo munsi niwo munsi bagira ibyishimo kuruta indi minsi yose ibaho mu minsi igize umwaka. Ndabasuhuje. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Ese kuko amafaranga ashobora guhindura umuntu? Ese ni ukubera iki bamwe bavuka bakize, abandi bakavuka ari abakene, bakarinda bapfa ari abakene? Ese ubukire n'ubukene byandurira mu maraso, cyangwa ni ibintu umuntu ashobora gushaka akabibona cyangwa akabibura? Uburyo yabona amafaranga cyangwa akayabura. Abantu benshi bavuga ko amafaranga ahindura umuntu, ariko se koko nibyo amafaranga ahindura umuntu, cyangwa ahishura uwari wihishe mu bubi bwe? 67% by'abantu bakize cyane bavuga ko basigaye bumva bari bonyine kuruta uko baba bari kumwe n'abantu, ariko baba bafite amahoro. Ibi ngibi twabikuye muri Source Forbes mu 2021. Aya makuru nibwo yasohotse. Abantu 42% bamaze kubona ko jackpot cyangwa lottery basigaye bafite ibibazo by'imibanire, nk'uko Harvard Business Review yabigaragaje. Uyu mugabo yagize ati, money doesn't change you, it just make you more of who you are. Uyu mugabo bamwita Warren Buffett. Iri ni ijambo ubwo yivugiye avuga ku mafaranga. Mu buzima bwa buri munsi hari abantu bumva ko amafaranga yagura byose: urukundo, kubahwa, ubuzima n'ibindi. Ariko se ibi birashoboka cyangwa ntibishoboka? 58% by'abafite umutungo urenga miliyoni 5 z'amadolari bavuga ko batizeye ko bakunzwe by'ukuri, nk'uko CNBC yabitangaje. 72% by'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 ruvuga ko rwashobora gushakana n'umuntu kubera amafaranga ye. Statistike mu 2023 irabigaragaza. Amafaranga ashobora kugura ibintu byinshi, ariko hari ibyo yibeshwaho: icyubahiro cy'ukuri, amahoro y'umutima n'urukundo rudacika. Iyo umuntu avuga amafaranga buri gihe, si uko aba yafite kenshi. Rimwe na rimwe ni ukubera ko yabiri igihe kirekire. Muri Afurika 63% by'urubyiruko rwavuye mu mashuri rutagira akazi. Aba bavuga ko bavuga ku mafaranga kurusha ubuzima bwabo bwite. Mu Rwanda ubushakashatsi bwa NICL mu 2022 bwagaragaje ko abantu 3 kuri 5 batekereza amafaranga buri munsi n'ikibazo cy'ubuzima. Maze imyaka 20 abura amafaranga. Si ibitangaza niba 90% by'ibiganiro bye biri kuri ayo mafaranga. Ese ubundi umuntu avukira mu bukene agapfa arabuciyeho, undi akavukira mu bukire agapfa arushijeho gukira? Aha niho ibintu bikomerera. 90% by'abana bavukiye mu muryango ukize muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bana barazamuka cyane, baratumbagira, bakagera ku rwego rushimishije muri sosiyete. 79% by'abana bavukiye mu miryango ikennye baguma muri urwo rwego. Ibi ngibi byagaragajwe n'urubuga Pew Research mu 2020. Ubukire bushobora guturuka mu miryango, ariko no guhindura amateka bisaba imbaraga nyinshi kuruta guhabwa umurage. Ibisekuru bikize nka Perezida Donald Trump, Rockefeller, Rothschild ndetse n'abandi. Imiryango abayivukiyemo bashobora gukira, bagakira cyane ndetse bagakira cyane. Ibi ngibi bashobora no kubiterwa n'ibisekuruza byabo. Bwana Perezida Donald Trump, uyu nguyu ashobora kuba yaravukiye mu bisekuru bifite amafaranga, akabikuriramo akabibamo, ibyo bikamukurikira
kugira myaka y'ubukuru ubwe nawe akagira atunga amafaranga ye. Ibi birashoboka ndetse bifite amahirwe menshi cyane. Ibisekuru ubwabyo biradufasha cyangwa bikadusiga inyuma. Iyo umubyeyi wawe akureze neza akaguhesha ubumenyi n'indangagaciro, ni umurage ukomeye kuruta miliyoni. Umwana wahawe financial education n'ababyeyi be afite amahirwe 4% yo gutangira ubucuruzi cyangwa kwizigamira. Umurage nyawo si amafaranga, ni imyumvire, icyerekezo no kumenya gutandukanya icy'ingenzi n'icy'agaciro kurusha ibindi. Ubukire ni bwiza ariko sibwo buzana umunezero. Ubukene ni bubi ariko sibwo butuma umuntu aba mubi. Ikintu gikomeye si amafaranga, ahubwo ni umuntu uyafite. Ubuzima si amafaranga gusa, ahubwo ni indangagaciro, ubuntu n'intego. Amadolari, amayero, aya yose aravugwa. Amafaranga y'uburyo butandukanye aravugwa ku isi hose. Ariko se amafaranga ni gute byageze aha hantu? Ibi bikagera ku rwego umuntu ashobora kuvuka akize, undi akavuka akennye. Umuntu umwe akarinda apfa akiri umukene, undi akarinda apfa akiri umukire. Hari umugabo witwa Robert Kiyosaki, yanditse igitabo cyitwa Rich Daddy Poor Daddy. Iki gitabo kirimo imyumvire ihambaye. Iki gitabo gishobora kugufasha mu nzira njyabukire. Iki gitabo kivuga papa ukize na papa ukennye, Rich Daddy and Poor Daddy. Uyu mugabo Robert Kiyosaki ubwo yagize ati, kuvuka ukennye si ikosa ryawe, si n'ikibazo cyawe, ariko gupfa ukennye ni icyaha cyawe, ni n'ikosa ryawe. Ese wowe ubwawe ubona ari izihe nzira umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agere ku bukire mu gihe avukiye mu muryango ukennye? Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Siga igitekerezo cyawe, ni gute umuntu ashobora kuzamuka agakira, akava mu muryango ukennye akiteza imbere